Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abandi namwe. Ndagarutse kuri Ageni Ngoga TV, ni umuvandimwe wanyu Pastor Clement. Nari maze iminsi nari kuboneka, ariko umwami Imana ashimwe kubera ko yongeye kumpereza akanya kugira ngo nongere ngaruke tuganire ku magambo y'Imana, tuganire mu ijambo ry'Imana. Nongera kubibutsa ko byinshi byarumvishwe, ahubwo turi mu gihe cyo gusa no kwiyibutsa, turi mu gihe cyo gusa no gusubiramo, kugira ngo umuntu yongere yumve kandi asobanukirwe iby'iminsi n'ibihe, bimutere kwitegura, bimutere gukanguka, bimutere kuba maso, kubera ko Kristo ari bugufi kandi aje gutwara itorero. Hahirwa uwaza gusanga ari maso kandi yiteguye. Ndagira ngo mbanze sabo tubanye ari ubwa mbere hano kuri Ageni Ngoga TV, kugira ngo ubanze ukore sabone cyangwa se ubanze ukore kuri subscribe, kugira ngo nitujya tugeze itambutse ijambo ry'Imana ujye uba uwa mbere, kugira ngo ubashe kurironka, kubera ko muri iyi minsi bitewe n'akazi kenshi dufite biragoye kugira ngo dufate ikiganiro tubyohereze hirya no hino ku bantu batandukanye. Dufite umwanya muto, ariyo mpamvu nsaba kugira ngo wowe utarakoze sabone ukore sabone, kugira ngo tubashe kujyanirana muri iyi minsi no mu ijambo ry'Imana. No muri iki gihe gito dufite, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka mbere ko tuvuga byinshi tubanze dusenge. Ntabwo ndibuze gutinda uyu munsi, ni iminota 20 cyangwa 25 ndaba nsoje, kugira ngo meze n'izindi gahunda ndimo, kuko hari benshi bakenewe kugerwaho n'ijambo ry'Imana mu biturage, mu cyaro, badafite iri koranabuhanga. Ubwo rero turi gukora ku buryo bw'ikoranabuhanga, tugakora no ku buryo bwo gukoresha amaguru cyangwa se imbonankubone, nk'uko umuririmbyi yavuze, mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe, be kuzajya mu muriro, be kuzarembuka. Ubwo ivugabutumwa turi kubikora mu buryo bwose. Niyo mpamvu muri kubona tutari kuboneka cyane, nuko turi gufata n'igihe cyo kugira ngo tukajya mu misozi dukoresheje amaguru Imana yaduhaye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka dusenge, asigaye tuganire ijambo ry'Imana rigufiya. Uwiteka tugirire neza. Mana, mu izina rya Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, ndagushimiye ko wongeye kwemera ko ngaruka hano imbere y'ubwoko bwawe kuri Ageni Ngoga TV, kugira ngo tuganire amagambo yawe. Izina ryawe rishime kandi rihabwe icyubahiro. Tugusabye imbaraga muri uyu mwanya rero, reka ibyo turi buze kuvuga muri aka kanya byose bize kuyoborwa nawe. Icyo duheje n'imbaraga za dayimoni mu izina rya Yesu. Imbaraga za Satani turazitesha agaciro muri uyu mwanya, ahubwo duhamagaye Umwuka Wera kugira ngo abashe kuganza kuri twe. Izina ryawe rishime kandi rihimbazwe. Reka buri wese uzabasha kumvira ijambo ryawe, kugira ngo uzabashe kumukora ku mutima kandi uzabashe kumukangura rwose, kuko benshi barasinziriye. Ahari iri jambo ryatuma hari benshi bakizwa, bakongera bagendera mu bitunganye. Izina ryawe ryakomeza kurushaho gushimwa no kurushaho kwamamara. Komeza kuturengera byose rero, kuko tubisaba mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvishe. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndasuhuza abari mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Rubavu, mu karere ka Nyabihu, mu karere ka Ngororero, akarere ka Rutsiro, Karongi, Nyamasheke, akarere ka Rusizi. Uwiteka abaha umugisha. N'abari mu majyaruguru, mu majyepfo y'u Rwanda, mwese muri Imana abandi namwe, mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mwese turabakunda kandi Imana irushaho kubagirira neza. Reka dusuze n'ibihugu abari mu bihugu duturanye, duhereye ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'Ubugande, ndetse n'ikindi gihugu cy'abaturanyi nkunda kubabwira kirimo ibibazo n'ingorane, cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mukomeze musenge cyane, musengera bene data bashiki bacu bariyo, bari mu kaga, bari mu makuba, kugira ngo Uwiteka abarengere, nabo abahereze umudendezo n'umutekano, bagubwe neza nk'uko turi kugubwa neza, kandi abakora umurimo nk'uwo dukora babona uburyo bavuga ubutumwa badafite ingorane ndetse n'ibibazo. Uyu munsi rero ntabwo ndibuze gutinda cyane, kubera ko dufite umwanya mutoya. N'abandi bari hirya y'ibihugu duturanye, hari abari muri Zambia, hari abari muri Afurika yose, abari muri Malawi, abari muri Mozambique, abari muri South Africa, abari muri Namibia, abari muri Central Africa, abari muri Botswana, abari muri Senegal, abari muri Chad, abari muri Gabon, abari muri Ghana, abari muri Burkina Faso. Ibihugu ni byinshi bya Afurika, abari muri za Guinea Conakry, Guriyo, mwese aho muherereye, abumva ururimi tuvuga, Uwiteka mu ijuru abo umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Abari hirya Afurika rero, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Bufaransa, abari mu Bubiligi, abari muri Swede, abari muri New Zealand, mwese aho muherereye turabakunda, kandi Yesu akomeze kubakorera byinshi mwifuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turi buze kuganira ku ijambo rito cyane rero, turi buze gusanga mu gitabo cya Luka, ibice byaho 20, umurongo umwe wa 17. Ntabwo ndi buze gutinda uyu munsi, dufite gahunda nyinshi uyu munsi,
ariko tugomba kuganira mu magambo y'Imana. Luka ibice byaho 17, ibice byaho 20 purito, umurongo wa 17 haragira hati, arabitegereza arababwira ati, none se ibi byanditswe ni ibiki ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka? Ibuye abubatsi banze niryo rikomeza imfuruka. Iri jambo narababwiye ngo niba ushaka kumva no gusobanukirwa icyo ijambo rivuga, igihe cyose umuntu asomye umurongo umwe, ntukajye wumva umurongo ari ugenderaho, ahubwo ujye usoma icyo gice cyose, nibinagushobokera usome n'iki kibanziriza n'ikikurikiyeho, uzasobanukirwa neza icyo ijambo ry'Imana rishaka kuvuga. Aha ngaha rero hari umugani muri iki gice cya 20 cya Luka 20, wereye ku murongo wa 9, hari umugani w'abahinzi b'abagome. Umugani w'abahinzi b'abagome ni umugani Yesu yaciriye abantu, ariko babwira uburyo umuntu yatanze ikiraka, cyangwa se umuntu yatanze, yego ni ikiraka cyo guhinga, nk'uko ntabwo natanga ikiraka ngahereza abantu 20 kugira ngo bampingire hegitari za, ariko amaze kubahereza icyo kiraka cyo guhinga izo hegitari, ntago abazihinze banejejwe n'uko bahawe ikiraka ngo babashe kuba bakwemera ibihembo bagenewe, ahubwo uwabahaye icyo kiraka yasenye n'uwitemberera ahindukiye, aje kugira ngo arebe umusaruro w'ibyo waho yahingishije ba bandi babihinze, ahubwo bamuhindukira n'inabi. Abo yatumye kugira ngo bamuzanire ku mizabibu bagiye bakubitwa, bagiye bashinyagurirwa, bigeraho nyirizina nyir'umuzabibu, nyiri guhingisha atumye n'umwana we. Umwana we icyo bamukoreye nta kindi, byarangiye bamwishe, arapfa neza neza, baramushyingura, kugira ngo ni nk'aho bari bari gukora ibintu by'uburiganya. Ariko ntabwo nshaka kwinjira muri ibyo bintu cyane, ahubwo ndashaka kugira ngo twumve iri jambo rivuga ngo ibuye abubatsi banze niryo rikomeza imfuruka. Impamvu mvuze iri jambo cyangwa nifashisha iri jambo, ndi gushaka kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ko Imana ije gusenya imfatira abantu bubatse zitari kuri Kristo. Imfatiro abantu bubatse zitari kuri Kristo. Abantu bubatse imfatiro cyangwa se bishyiriyeho ubushobozi, biyubakiye ubushobozi, bihimbira ibigirwamana cyangwa se biremera Imana, biremera ibyasimbuye Imana, bumva ko bifite ubushobozi busumba ubw'Imana. Niyo mpamvu Imana iri guteguza abo bantu bene abo kugira ngo bamenye neza ko imfatiro bubatseho, niba batubatse kuri Kristo, ibyo bubatse byose bubatse ku musenyi. Muri ibyo ngibyo rero hari abantu bamwe bubatse ku butunzi, uyu munsi batakimenya ko ari Imana yabahaye ubushobozi, batakimenya ko ari Imana yabahaye ibyo kurya, ibyo kwambara, amafaranga, amatungo, inka, imirima, amazu, amamodoka, bakumva ko ubutunzi bafite buhagije, nta kindi kintu bakeneye, nta kindi kintu bifuza, bumva ko bamaze kugera iyo bagera. Abo ni igice cya mbere. Abandi ba kabiri bubatse ku kazi, bumva ko akazi bafite gahagije, akazi bafite gahambaye, akazi bafite nta kindi kintu cyagasimbura, akazi bafite bagahwanyije n'Imana, aho kugira ngo bafate igihe cyo gusenga Imana, ahubwo bumva ko akazi bafite ari urufatiro rukomeye rushobora gutuma ubuzima bwabo bukomeza kurushaho kuramba. Kristo bamushyize ku ruhande. Abandi nabo bubatse kuba bashakanye, bafata abagabo babo nk'aho ari ibigirwamana, bafata abagore babo nk'aho ari ibigirwamana. Ntabwo bazi ko abagabo baremwe n'Imana, abagore baremwe n'Imana, ko nubwo babafite cyangwa se tubafite ari Imana yabaduhaye. Niba uri umugore, ni Imana yaguhaye umutware, niba uri umugabo, ni Imana yaguhaye umugore. Ntabwo urugo rwawe cyangwa se uwo mwashakanye akwiriye kubaho ari ikigirwamana imbere yawe. Aho kugira ngo wubahe Imana, wasuzugura Imana ukubaha umugabo. Aho kugira ngo wubahe umugabo, wasuzugura Imana ukubaha umugabo. Aho kugira ngo wubahe Imana, wasuzugura umugore, wasuzugura Imana ukubaha umugore. Bagiye bafata bimwe barabicurika
ku buryo Imana iri mu ijuru iri kubona ko abantu batakiyiha agaciro, batakiyiha umwanya, batakiyiha ijambo, bari kubona ko Imana isa naho ikivuze mu buzima bwabo, isa naho ari ntacyo kivuze mu buzima bwabo. Ibyo ngibyo rero biri gutera Imana agahinda. Abandi nabo bubakira ku mafaranga. My friend, hari abantu bafite amafaranga bayarebesha amaso bakumva ko bamaze kugera mu ijuru. Bene abo ngabo ngo ntabwo bagiha Imana agaciro. Kuba bariho bazi ko ari amafaranga batunze, kuba bariho bazi ko ari amafaranga ababeshejeho, kuba barya, kuba batarwara bazi ko ari amafaranga atuma batarwara. Bafashe amafaranga nk'ibigirwamana, babona ko amafaranga batunze yababereye Imana. Aho kugira ngo bubahe Imana, ahubwo bahitamo kubaha amafaranga. Abandi nabo bubatse kuba bavukana bakomeye. Bamwe bavukana ba minisitiri, abandi bavukana ba guverineri, abandi bavukana ba meya, abandi bavukana ba generali, abandi bavukana ba guverineri, abandi bavukana na ba gitifu, abandi bavukana ba senateri na ba depite. Mbese uyu munsi abantu bakuye amaso ku Mana bayashyira ku bavandimwe bafite bakomeye. Aho kugira ngo basenge Imana, bubahe Imana, bamenye ko byose bikorwa n'Imana, ahubwo bamaze gufata ko byose bikorwa n'abantu. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana ihabwe icyubahiro cyane. Bene abo ngabo rero bafashe abakomeye bafite mu mafamiye, akaribo bahindura Imana, ngo ntabwo Imana izabinezererwa, nta nubwo Imana izabyishimira, nta nubwo Imana ibyishimiye, kuko ngo ibyo byose ngo ni ukubaka ku musenyi. Abandi ngo bubatse ku madini yabo, aho kugira ngo bubake kuri Kristo, aho kugira ngo bubake kuri Yesu, ahubwo ngo bubatse ku izina ry'idini yabo. Ibyo bintu byose ni ibintu bitari kunezeza Imana. Bavandimwe, ko mumaze guhindukiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, mukamara kunyuhabanya n'ijambo ry'Imana icyo rivuga, ridusaba ko ridusaba ngo dukundane kandi twizere Imana. Niba tumara kwizera Imana, ni nayo nzira n'ukuri n'ubugingo, abantu bakaba badashaka kubaka kuri Kristo, urufatiro rwayo rukaba rugihagaze kandi rukaba rwanditseho ijambo ngo Uwiteka abe, ukaba uri gutera urwo rufatiro umugongo, ukaba uri kumva ugomba kubaka, gushinga urufatiro rwawe ku by'isi, gushinga urufatiro rwawe ku bantu nkawe, gushinga urufatiro rwawe ku butunzi utunze, gushinga urufatiro rwawe ku mafaranga ufite, gushinga urufatiro rwawe ku bavandimwe bakomeye. Imana ntabwo izagera icyubahiro cyayo ngo ibe yagiheza undi muntu. Icyubahiro cy'Imana ntabwo izagisangira n'undi muntu. None wafashe igihe, akanya, umaze gufata akanya, ufata icyubahiro cy'Uwiteka, urakimura ugikura kuri yo, ugihereza tante, ugihereza onkle, ugihereza anti, ugihereza mukuru wawe cyangwa murumuna wawe, ugihereza mushiki wawe, aho kugihereza Imana. Imana urangije itera umugongo, ntushaka kuyubaha, ntushaka kuyisenga, ntushaka kuyicira bugufi, ntushaka no kuyivugira. Niyo utayivugira ariko ukayubaha, nabyo biba bigize gute? Biba bihagije. Reka ngutangare ijambo rivuga ngo ntabwo Imana inezejwe nuko muyiteye umugongo kandi mukaba muri gutabaza mufite ingorane n'ibibazo, mushaka ko Imana ibagira gute? Ibarengere. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ku bw'ibyo ngibyo rero bakristo bavandimwe, ibuye abubatsi banze niryo rikomeza imfuruka. Kristo niwe buye rizima, kandi umwubatseho wese aba afite icyizere n'ibyiringiro by'uko ntawabasha kumunyeganyeza.
Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo umwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Kubera ko ugomba kumwizera. Wizera umuntu ari uko umubonamo ubutware, wizera umuntu ari uko umubonamo ubushobozi, wizera umuntu ari uko umubonamo icyizere. Rero Kristo abamwizera bakizera ubushobozi bwe, bakizera imbaraga ze, bakizera ubuntu atugirira, abo ngabo nibo bazahabwa ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo niwe buye rizima rikomeza imfuruka, ariko ryanzwe n'abubatsi. Ibuye ninde? Imfuruka ni iyihe? Abubatsi ni abahe? Uyu munsi Kristo aragereranywa n'ibuye, urutare. Imfuruka navuga ko ari nkatwe. Imfuruka navuga ko ari nkatwe, kuko ni twebwe, ni imitima yacu. Ni ukuvuga ngo uwakiye Kristo akamutunga muri we, abatunze urutare cyangwa se abatunze imbaraga, abatunze ubudahangarwa. Abubatsi rero, abubatsi ni abana b'abantu badashaka kumva ijambo ry'Imana. Abubatsi ni abapagani. Abubatsi twagereranywa n'aba bari tubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntibashake kubwumva no kubwakira. Aba nibo bubatsi badashaka gutunga Kristo muri bo, kandi nibatunga Kristo muri bo niyo bazaba bakomeye mu mitima yabo. Udatunze Kristo rero ntago yubatse urufatiro rukomeye. Udatunze Kristo yubatse ku musenyi. Bibiliya itubwira ngo iki? Biratubwira ngo umuntu iyo yubatse kuri Kristo, umuntu iyo yubatse ku Uwiteka, ntago umuyaga cyangwa se amashami cyangwa se imvura igwa ngo bya bintu byikubita kuri ya nzu yubatse ngo ibashe gusenyuka. Icyo gihe iyo yubatse ku rutare ntabwo ibashe gusenyuka. Bibiliya itubwira ngo naho imivumba yaze, imigezi ikagomoroka, umuyaga ugahuha, imvura ikagwa, imivu igatemba, isaya rikaza rikikubita kuri ya nzu, Bibiliya itubwira ko itazigera isenyuka. Ni nk'uko abantu bubatse kuri Kristo, ibije byose bikabagwaho, bikabageraho, ntabwo bibasha kubahungabanya, kubera ko Kristo aba ari muri bo. Ariko abubatse ku musenyi ni ba bandi bahura n'ibibazo n'ibigeragezo, byaze byakwikubita kuri ya nzu yabo bubatse ku musenyi, isaya ryamanuka, kubera ko fondasiyo yayo iri ku musenyi, rigatembanwa n'umuraba, rigatembanwa n'uwo muvo. Bakristo bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo muhindukize, mureke kubaka ku bintu, mureke kubaka ku bantu, mureke kubaka ku bitafatika, mureke kubaka ku mafaranga, mureke kubaka ku kazi mukora, mureke kubaka ku bavandimwe mufite bakomeye, mureke kubaka ku bantu murebesha amaso bava inyama nk'izo namwe muva, mureke kubaka ku madini n'amatorero, ahubwo mwubake kuri Kristo, kubera ko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi biri tubwira ko ntawe uzajyayo kwa data atari Kristo umugize gute? Umujyanye. Kandi irongera tubwira ngo yagiye kudutegurira, kuko ngo ntabwo yigeze dusiga twenyine, ahubwo yadusigiye umufasha, ari we Mwuka Wera. Bavandimwe ba Kristo rero, ndagira ngo mbashishikarize kugira ngo buri wese ahindure icyerekezo, buri wese ahindure imyumvire, buri wese ahindure imikorere n'imisengere. Mukure amaso ku bantu, mukure amaso ku bintu, ahubwo imfatiro zanyu zibe gutunga Kristo muri mwe, kubera ko nimutunga Kristo ntago ibyanyu bizasenyeshwa n'umuyaga n'imivo, kubera ko mwubatse ku musenyi. Iyo umuntu atunze Kristo muri we aba yubatse ku ki? Aba yubatse ku rutare.
uyu munsi rero umutwe w'ijambo ry'Imana cyangwa se intego y'ijambo ry'uyu munsi ni uko Imana igiye gusenya izo mfatiro zose abantu bubatseho zitari kuri we. Imana ije gusenya imfatiro zose abantu bubatseho zitari kuri Kristo. Natangiye nzisobanura n'izindi nabashije kuvuga z'abantu bubatseho: ubutunzi, abantu bubatse ku kazi, abantu bubatse ku bushuko, kuba bashakanye, abantu bubatse ku mafaranga, abantu bubatse kuba bavukana bakomeye, abandi bubatse ku madini yabo. Ariko izo mfatiro zanyu ntabwo zikomeye, kuko aho mwubatse hose Kristo ahafiteho ijambo, kandi ashobora kuvuga ngo bisenyuke bigasenyuka, ugasanga uraguye cyangwa se ugasanga urarimbutse kubera ko utamenye aho ukwiriye kubaka cyangwa se aho ukwiriye gushyira umutima wawe no kwerekeza ibitekerezo byawe. Kuko biratubwira ngo umuntu arinda aho ubutunzi bwe buri, umutima w'umuntu uhora aho ubutunzi bwe buherereye. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire rero bakristo bavandimwe, uyu munsi muhindukize amaso yanyu kuri Kristo. Yesu ni mwiza, Yesu akora ibidasanzwe, Yesu aragukunda. Nubwo waba uri umunyabyaha, Uwiteka aragukunda. Impamvu agukunda kwifuriza ibyiza ni uko kugeza uyu munsi, kuri iyi saha no kuri iyi tariki, uri guhumeka, utari muri bomboni nk'abandi, utari muri wa Faisal nk'abandi, utarahawe randevu yo kujya i Burayi nk'abandi, uyu munsi ukaba ugihumeka kandi ukaba umeze neza. Ndagira ngo rero ngushishikarize kugira ngo usabe imbaraga ku Mana igushoboze gukomeza kuba mu nzu yayo, gukomeza kuba mu ruhande rwayo, gukomeza kuvuga no gukora ibitunganye, kwerekeza imitima yacu kuri Kristo, kwerekeza imitima yacu ku Uwiteka. Yesu akaba ari urufatiro ruzima, Yesu akaba ari we byose kuri twe, tukareka gutesha agaciro iby'Imana ngo duhe agaciro iby'iyi si biyobowe na Satani izarimbukana nabyo. Bakristo bavandimwe, narangiza bashishikariza guhindukira, kugaruka, mugatumbira kuri Kristo, mugahanga amaso kuri Kristo, kuko niwe ufite igisubizo cy'ibyifuzo cya resulta z'ibyo wumva ukeneye, z'ibyo wumva bikubangamiye, z'ibyo wumva biguteye ubwoba. Uwiteka Imana Nyiringabo afite urufunguzo rwabyo. Turangize dusoza, navuze ko nari buze kuvuga byinshi mu ijambo ry'Imana. Icyo nashaka kugira ngo mbabwire ni ukugira ngo mumenye ngo ko Imana ije gusenya imfatiro abantu biyubakiye basimbuje Imana. Izo mfatiro zose zitari Kristo, abazubatseho bagiye gukorwa n'isoni kandi bagiye kumwara. Imana iduhane umugisha. Reka dufate akanya ko gusenga rero, dusoze iri jambo ry'Imana ry'umunsi mu minota mike cyane, kuko hari abangejeho icyifuzo bambwira ati Pastor, amayinite mega ziba ari ikibazo, ujye ugerageza kurezima uvuge bikeya turubasha kumva tukabirangiza. Nanjye narabyumvishe kandi ndabumvira, kandi edayeri mbiha agaciro, kubera ko nanjye ubwanjye megabyte nkoresha bigaragara ko ari ubuhenzi, kandi n'iminsi imeze nabi kuri benshi. Ariko twizeye neza ko niyo wakumva introduction cyangwa se intego y'ijambo, ukumva naho basomye, ahari wabasha kubona akanya mu rugo ugatega amatwi witonze, wabasha kubona akanya ugafata Bibiliya ugasoma witonze, ukabasha kumenya no gusobanukirwa icyo ijambo ry'Imana ryashakaga kuvugana nawe. Mbibutse ko iyo dusobanura bikeya, ibyinshi ari umwuka wera ubisobanura, kubera ko dusobanura bitewe n'uko ijambo ry'Imana ritumanukiyemo cyangwa se ritubwiye ibyo tuvuga nuko. Ariko ni gufata Bibiliya ugasoma, nabyo bituma ubasha gusobanukirwa no kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Byose byarumvishwe, nta gisigaye kitari cyumvwa, ahubwo ni uko turimo turasangira kugira ngo twongere dukangurane, twibukiranye. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uwiteka abahe umugisha kandi Uwiteka abumvire mu gihe cy'akaga,
mu gihe cy'amarira, mu gihe cy'agahinda, mu gihe cy'umubabaro. Uwiteka Imana Nyiringabo abagirire neza mu izina rya Yesu. Reke dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri mwiza kandi uri mwiza abagutegereje bose. Ijambo ritubwira ko icyubahiro cyawe nta n'undi muzagisangira. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo uraje kandi uje n'ingoga kugira ngo ubashe guhemba, ubashe gutabara abagoswe n'ibyaha, abagoswe n'agahinda, abagoswe n'amaganya, abagoswe n'ubusinzi, abagoswe no kunywa ibiyobyabwenge. Ndasenze kugira ngo iri jambo ryo gukuraho inzitwazo, ryo gukuraho ibintu abantu biremeye bimeze nk'ibigirwamana, ahubwo bagakurikira Kristo, bagakurikira Uwiteka, kuko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo Imana iradukunda kandi ikunda abantu bose, kuko bose bari mu ishusho yayo. Ariko twebwe abantu ngo ntabwo dukunda Imana, tugerageza kugira ngo dukore ibibi byinshi ibashe kudutandukanya na Kristo. Ariko kubera ko Imana dufiteho gahunda, igakomeza ikaturindira ubuzima, ikaturindira intambwe z'ibirenge, tugakomeza tukabaho. Reka izina ryawe rishimwe kandi rikomeze rishyirwe hejuru. Sengeye buri wese uri buze kumvira ijambo. Mana Data twese uri mu ijuru, kugira ngo umugirire neza, kugira ngo umuhe amahoro, yaba umubyeyi, umukobwa, umugabo n'umusore, abarwayi bari hagati muri twe bakize, abafite ibyifuzo byumvire kandi bisubize, yaba ibyifuzo by'uburwayi, ibyifuzo by'akazi, ibyifuzo by'ibyo kurya, ibyifuzo by'umuryango. Ibyo byose turabikweretse Uwiteka, kugira ngo ukore ibidasanzwe. Izina ryawe rishimwe kandi rikomeze rihimbazwe. Turakwinginze ukomeze kuturwanya no kuturengera muri rusange. Rero mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvishe. Amen. Yesu abaho umugisha, kandi Imana ibaha amahoro, kandi Imana ibagire neza, ikomeze kubagura kandi ikomeze no kubarwanirira muri rusange. Turangiza tuvuga tuti kora sabone, ukore subscribe, kandi ukore like, wandike na comment. Ntacyo bitwaye. Imana mu ijuru itugirire neza. Yari Pastor Clement. Rero turabakunda cyane. Bye bye. Uwiteka abahaze amahoro. Murakoze. Imana ibishimire cyane. Ciao.